Ku bakunzi b'ikinamico urunana mwongeye kwirirwaho nanone reka mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse amahoro y'Imana abane namwe, ibyo mukora byose bibagendekere neza gatanu kuri gatanu kuko mubyifuza. Reka mbabwire ati ndabakunda cyane, mudahwema kutwereka ko namwe mudufitiye urukundo rwinshi cyane kandi muhora mubitwereka umunsi ku munsi, cyane ko dore hari n'ababitwereka batwumvira kuko tuba tubabwiye ngo baduhereze comment zabo z'ibyo bakeneye bakabikora bihuse, ndetse n'ibyo badusabye natwe tukabibakorera twihuse. Reka nkubwire ni uruw'agaciro wamaze kuba wakanda ibuto ya subscribe ndetse nawe utarabikora, reka nkubwire ati uyu niwo mwanya wo kuba wahereza ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Reka nkubwire nti rero ku bantu bumvishe itangazo nari nabahaye, abambere bamaze kuba babona icyo bari bakeneye. Nari nababwiye ni hashyizweho poromosiyo y'abantu bafite impano. Abantu bafite impano bazi gukina amafilime nyarwanda bongeye babonye poromosiyo, barasabwa kuba watanga inimero yawe byonyine cyangwa se bakaguha inimero ugahamagara ubundi bakakwinjiza muri timu, dore ko abakozi barimo barashakwa cyane. Icyambere ni ukuba ufite impano. Nimba uzi ko nta mpano ufite, ibyo bintu ntabwo bikureba, ariko uramutse ufite impano waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri 0798737028. ndayisubiramo, iyo nimero ya WhatsApp ndetse wanayihamagara ni 0798737028, ubundi ukatwandikira. Uramutse ufite impano nta kindi bisaba, rero ni ukuduhamagara ubundi tukakwandika, nawe ukazahamagarwa mu bandi mugakoreshwa imyitozo, bagahitamo abo bari kubona bashoboye ndetse bagahita banaguhereza na sene uzajya ukina. Ushobora kumbaza ati ese ko nta mafaranga ugira bizagenda gute? Ibyo ntabwo bikureba, wowe uzakora, nibo bazi aho bazagaruriza. Niba wumva rero ibi butumwa bwaba bukureba cyangwa se butakureba, uraza kutwandikira muri comment cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp utubwire umwanzuro waba wafashe. Reka mbabwire ni abambere bamaze kuba batangira kunyandikira banshimira ati nabafashije, dore ko hari igihe uba ibi bintu warabyihirinzeho kenshi cyane umaze n'igihe kirekire, ugasanga hariho aho wageze bakakurya amafaranga, ahandi ukajya wirirwa wiruka ntibikunde, cyangwa se ahandi bakubwira ati tegereza igihe kingana gutya, ugasanga uheze muri urwo rujirajiro. Ariko ahangaho reka nkubwire ati ashobora kuba ariho ibisubizo byawe biri, uramutse ufite impano yo gukina amafilimi nyarwanda, noneho by'umwihariko dore ko no mu kinamico urunana bashaka abakinnyi. Uramutse urukunda cyane, ibaze gukora ibintu usanzwe ukunda noneho usanga ari ibintu byiza cyane birenze. Reka nkubwire ati ahasigaye nahawe, ubundi ukabyaza umusaruro akanya gatoya ubonye, ugakurikirana ibyawe kugira ngo nawe ubashe kwiteza imbere, dore ko ibi bintu hari igihe usanga biguhiriye ugasanga birakuzamuye kandi warabitangiye umeze nkaho uri mu mikino. Reka nkubwire ni kuri wowe utarakanda ibuto ya subscribe, nyaboneka uyu niwo mwanya kugira ngo ube wayikanda, dore ko uba uhereje ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Reka twongere duhure ku munsi w'ejo cyangwa se mu yandi masaha ya nimugoroba makeya ari imbere, twongera kuganira ku bisanzwe ku bakinnyi b'ikinamico urunana, turebera hamwe ndetse twunungurana ibitekerezo.